twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure mugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi izakubera igisubizo, buri munsi izakubere urukingo rw'ikibi, buri munsi ijye gushyigikira. Ndongera gukwibutsa ko tugeze aha kuri buri munsi, aho dufungura tugafungura kandi tugafungurira abandi. Niba utaribuka kwiyandikisha subscribe, ujye ubikora kugira ngo ubone buri munsi inyigisho ya buri munsi, ikiganiro cya buri munsi, kandi unaharanire gusangiza ibyo waronsemo, dore ko abari benshi batashoboye guhagera. Nuko rero niba hari cyagufashije, ujye urangira mugenzi wawe uti nyamara hari umurongo wa Bibiliya basomye numva uramfashije, nyamara hari akantu katambutsemo hariya nakunze, ukamusunikire. Ariko nujya nakunengana ko nanjye kuvuga nanjye ukansunikire, ntacyo bitwaye. Ariko ikigenzi nuko niba ufunguye buri munsi, ujye uvuga uti uko biri kose uyu munsi ndaza gufungura, ariko ntugafungure wenyine, ujye buka no gufungurira abandi. Aka kanya tuje mu kiganiro cyacu cyitwa Ibaze buri munsi. Ibaze buri munsi ni ikiganiro cyiza nyuma y'uko twumvise ijambo ry'Imana, hashiriye igihe kirekire cyangwa kigufi, tukagira uburyo tuzagaruka kugira ibindi turivugaho, ntabwo ari ibindi twongeramo, kuko nta bushobozi dufite bwo kongeramo ibintu mu ijambo ry'Imana, ahubwo tukagira uburyo turisigasira kugira ngo turusheho gucengerwa naryo. Dore ko ijambo ry'Imana rije iwacu bamwe ritubamwo amacakubiri, kubera ko tuba dusanzwe n'ubundi tuyifitemo tutagenza neza. Nuko ijambo ry'Imana rikaza rimeze nk'icyuma riri kuduhanda, riri gutubwira ati ibi bintu wabiretse, koko ibintu wabiretse. Ngaha rero Nyagasani tubonera mu ijambo rye, akongera gutwibutsa ko tutareba mise kigoroye, ko dukeneye ubuvunyi bw'Imana, ko dukeneye gusobanukirwa no gusobanuza. Ngiye buri munsi gusobanuza no gusobanukirwa kugira ngo ubeho neza uri kumwe n'Imana. Aka kanya twabateguriye ikiganiro kiryoshye cyitwa amabonekerwa. Niko iyo bavuze amabonekerwa wumva iki? Wumva iki? Ngewe numva ko ari Bikira Mariya utubonekera, cyangwa na Yezu ab'ijuru bagatubonekera. Ni ryari se batubonekera? Komeza ubyibazeho. Muri iyi minsi reka mvuge ku isi yose, hataza kugira ugira ngo hari igihugu ntabivuzemo, hari ikibazo kiremereye cyane cy'amabonekerwa. Ubundi cyakatubereye igisubizo, kubera ko kubonekerwa nyine ukabonekerwa n'ab'ijuru, ubundi ni igisubizo gikomeye. Hari ikibazo cy'amabonekerwa, bamwe bibwira ko babonekewe cyangwa banabonekewe, bati harya kiliziya izatangaza ryari ko nabonekewe, harya kiliziya izamenya ryari ko nabonekewe. Nuko nkajya ku itangazo nkavuga nti ese mwamuzi ko nabonekewe? Nimutege amatwi mbabwire, kiliziya ko itari kunyemera, ko itari gushaka kubyemeza vuba na bwangu, bimeze bite? Nuko bamwe bagatangira bakarwana, abandi bagatongana, bati ko kiliziya itari gushaka kunyemera. Impamvu kiliziya itari gushaka kunyemera uko abayobozi bayo barabahakanye, abayobozi bayo barapinga, abayobozi bayo baracecetse, abayobozi bayo ntibari gushaka kunyemera. Abayobozi nuko ukabatuka ndetse ukabatuka no ku babyeyi ati ntibari kwemera amabonekerwa yawe. Ariko ntaza kukubaza nti bigutwaye iki kuba wabonekerwa? Ese ni nko kuriya muyobozi ari ubimenya? Ntabwo ari ngombwa. Umva, iyo wabonekewe ubundi narinjye kuvuga ko atari na ngombwa gukenera abayobozi, ariko naho naba nibeshye, kuko Imana yashyizeho abayobozi kugira ngo tububahe, ibanyureho, itugeraho twebwe abayoborwa. Kuki se uriya muyobozi Imana yatumye ntamwubaha? Nari nigaruye gato, nari ntandukiriye. Ni ngombwa ko umuyobozi agira ijambo, ariko atanarigize. Ese ni ngombwa nanone ko umuyobozi amenya ibintu byose navuganye n'Imana ngiye umuyoborwa? Si ngombwa rwose. Ariko iyo bibaye ngombwa ko bari ibintu bigenewe ikoraniro ryose, bigombera yakashe umuyobozi, yasinyatire y'umuyobozi. Ariko niba ari ibintu bingenewe ngewe, ntabwo ari ngombwa ko umuyobozi amenya ko nabonekewe, ntabwo ari ngombwa rwose. Rero tujanga kuri buri munsi
ntabwo ari igisubizo cy'icyo kibazo cy'urujijo kiri kuza mu minsi iyi ngiyi ya vuba aha ngaha mu mabonekerwa hirya no hino, ahubwo nari ngiye kuvuga ni udukeregeshwa kw'igisubizo. Ntacyo ndicyo nanjye simple masubuka y'ijosui, ntabwo ndi kiliziya ahubwo ndi umumambure wayo. Niyo mpamvu igisubizo ngiye gutanga cyangwa imirongo migufi nta nubwo ari migari, igisubizo gito reka mvuge cy'amarangamutima, ku buryo ntagusaba kuza gukemera wunguri, ndagusaba kugira ngo dusangire ibitekerezo. Ubundi igihugu cyubashye gitanga droit d'expression. Nanjye rero ni muri aho naje muri uwo murongo, droit d'expression yanjye kugira icyo mbivugaho ntabwo ari ihame nyaboneka, nta nubwo ari icyo nkubwiye ngo ukemere, ntabwo ngutegetse kwemera ibyo ugiye kuvuga. Hato utaza kubyumva avuga uti padiri yavuze bino aransaba kubyemera, ntacyo ngusabye. Icyo ngiye gusabye nuko niwumva hari akantu gatambutsemo ka kiliziya uze gukemera, kuko kiliziya twemera ibyo kiliziya yigisha kandi itabasha kuyoba no gutuyobya. Amen, amen, amen. Ngaho rero aho tugiye kugana, mbere byose tugiye kubimirwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana buri gihe niryo ribanza, kuko riduha urumuri, bityo tukabasha kubona neza imbere. Harya amabonekerwa ubundi kare kose ntiyabagaho, na mbere yose ntiyabagaho, no mu isezerano rya kera yabagaho. Niho tugiye guhera kugira ngo ko Bibiliya intwari ikomeye ugomba kwitwaza, kimwe n'uko hari niba yitwaza nanone imirongo ya Bibiliya bagoreka imvugo bagira ngo birengere bibere. Bibiliya yaragowe, ariko tujye dushaka biremo igisubizo cy'umukristo uri kugana Imana, umukristo ufite ukwemera. Amabonekerwa ese ujye ubonekerwa? Ese amabonekerwa yaremewe? Ubundi se biyeze iki gihe ataremerwa kubera iki? Ukomeze ubyibazaho, nanjye ndacyari kubyibazaho. Reka twumve uwabonekewe bikanemerwa mu isomo tugiye kwakira ryo mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Twumva uburyo Samweli yabonekewe. Umwana Samweli yakoreraga Uhoraho ari kumwe na Heli. Muri iyo minsi ijambo ry'Uhoraho ryari imboneka rimwe, kubonekerwa ntibyabagaho kenshi. Uwo munsi Heli yararyamye mu mwanya we usanzwe, amaso yaratangiye guhunyeza, ntiyaragishoboye kubona neza. Itara ry'Imana ryari ritarazima. Samweli akaba aryamye mu ngoro y'Uhoraho hafi y'ubushyinguro bw'Imana. Uhoraho ahamagara Samweli, arasubiza ati karame. Yirukanka asanga Heli ati ndaje kuko umpamagaye. Heli aramusubiza ati sinaguhamagaye mwana wanjye, subira kwiryamira. Ajya kuryama. Uhoraho ahamagara Samweli bundi bushya. Samweli arabyuka ajya kureba Heli, aramubwira ati ndaje kuko umpamagaye. Heli aramusubiza ati sinaguhamagaye mwana wanjye, subira kwiryamira. Samweli yari ataramenya Uhoraho, ijambo ry'Uhoraho yari ritaramwihishurira. Uhoraho yongera guhamagara Samweli bwa 3. Arabyuka ajya kureba Heli, aramubwira ati ndaje kuko umpamagaye. Ubwo Heli amenya ko ari Uhoraho ahamagara umwana. Heli abwira Samweli ati subira kwiryamira, naguhamagara umubwire uti vuga Nyagasani, umugaragu wawe arumva. Nuko Samweli asubira kuryama mu mwanya we usanzwe. Uhoraho nanone araza ahamagara nka mbere ati Samweli, Samweli. Samweli ati vuga umugaragu wawe arumva. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ako kantu kagaragaza uwabonekewe na Nyagasani kugira gutega amatwi. Niho tuza no gusoreza uno munsi ko byasabye Samweli gutega amatwi. Nubwo Heli yaramurangiye ati subira kwiryamira, nawe guhamagara ubyumve neza, uze kumusubiza uti vuga Nyagasani, umugaragu wawe arumva. Amen. Iyo Nyagasani yaguhamagaye hari ikintu agusaba: gutuza, guceceka, kureka akaza gukubwira. Kwa kenshi tugira urusaku, na niyo mpamvu Imana, reka nkoresha ijambo ry'Igifaransa, iprofita, ikoresha uwo mwanya w'ibitotsi usinziriye kugira ngo ize gukubwira. Kuko kenshi yagiye ku manywa tuba turangaye mu nduruburizi y'isi, urujijo, gushakisha imibereho, nuko nijoro Imana ikaza kuducunga turyamye, akaribwo itubwira kuko ariho ducecetse, ariho duteze amatwi. Burya nuntaryama ujye uvuga uti Nyagasani ari kumbwira, Nyagasani agiye kumbonekera. Kubonekerwa ni byiza, kubonekerwa na Nyagasani. Rero ndakwifuriza nawe kubonekerwa na Nyagasani, kuko hari igihe nanone ubonekerwa n'abandi itari Nyagasani, ukabonekerwa n'abazimu,
nabwo n'ububasha bundi bw'ikuzimu, ariko icyaduha tukajya tubonekerwa n'Imana byadufasha. Reka tubonere hamwe ingingo 5 iza kudufasha kureba niba ujya ubonekerwa, zigufasha kureba niba ujya ubonekerwa cyangwa niba ujya wihangishwaho. Kandi byaba abantu benshi hari igihe twibwira ko twabonekewe n'ab'ijuru kandi ari sekibi ariyo iri kutubonekera tukabyemera. Ngewe nawe twabemera gato tukabyemera ngo twabonekewe. Ibintu 5 ndagenda bivuga ko tugenda tumanuka ndaza gutinda ku cya 5. Icya 5 mvuze gusoza utacyumvise uko nicyo gihatsi cyane inyigisho y'uno munsi ku mabonekerwa. Icya mbere nagutangariza nk'iriburiro cyangwa introduction cyangwa nk'intangiriro ni cyitwa aho ikibi kiva, ubundi ikibi gituruka he. Mu isomo rya metaphysique batwigishije ko mu gifaransa bati le mal c'est quoi? Le mal c'est la corruption du bien. Ngo ikibi ntabwo ubundi kibaho, ni icyo cyiza cyabanje, nuko ikibi kikaza kigishamikiraho kiri gukimunga. Urugero, indwara ntibaho kubera ko hari ubuzima, nuko ya ndwara ikaza kuza iri guhungeta bwa buzima, iri kunusura kuri bwa buzima, iri gushaka aho yashamikira. Uko niko umuhinzi atera imbuto nziza mu murima we, urumamfu rukaza kuza. Ninde wari uribye? N'umwanzi. Niko shebuja asubiza, ni umwanzi wabikoze. N'ikibi rero ntigishobora kubaho mu gihe kitabonye icyiza gishamikiraho. Uko niko nanone sekibi, sekinyoma, nanjye kuvuga sekidende, sekinyoma nawe atabaho adashamikiye ku by'Imana. Ngiki kibi cyiza cyonona icyiza, nk'uru rwa rumamfu. Babyeyi, shitani ntishobora kubaho itagira uburyo iparazita, itagira uburyo inusura ku by'Imana, kuko yikinga inyuma y'iby'Imana, ikihisha inyuma ya rido, ikihisha inyuma y'iby'Imana kugira ngo ize kuyobya abakristo. Nta na rimwe shitani ishobora gufindura ibintu byayo. Nta bintu bya shitani igira, yabikura hese ko yikinga hafi ya tabernakoro, ikikinga hafi y'ingoro, ikinga hafi y'abantu bari gusenga kugira ngo bayobye. Urabyumvise uburyo ikibi cyiza ntabwo kiba gihari ubundi kiza kije kunusura, kije gushaka aho cyashamikira. Iyo rero kimaze guhabona kirishima cyane. Nawe rero ngero urebe niba ntaho shitani yatangiye gushamikira hehe iwawe, hehe handi iwanjye. Ubundi twagere turebe inkomoko y'ikibi. Wasanga hari nawe ibyo uri kwibwira ko ari by'Imana, nuko wagira gutyo ukareba hejuru, ukabona uri kureba hejuru nyine nk'umuntu wabonekewe, kandi wirwariye nk'amaso. N'urugero udashobora kureba hasi, n'urugero narwo ndi gutanga urugero ha mubyeyi we tuze kundeba nabi. Ariko hari n'igihe ukomeza mu cyiza hakaboneka n'abandi babona ko ari kibi, nabyo ntabwo ari bibi. Icy'ingenzi ni ukumenya ngo ninde uri gukubonekera? Ni Imana. Shitani ishobora gukubonekera nayo kandi abantu bakanabyemera. Kubera iki? Shitani ikunda ibishashagirana, kandi uribuke ko ibishashagirana byose atari iki, atari zahabu. Reka twigire ku ngingo ya 2. Niba wumvise ikibi ko gitabaho, le mal en soi n'existe pas, ikibi ubwacyo ntigishobora kubaho, habaho icyiza. Icyiza rero nta kindi ni Imana. Wemera Imana uti ndayemera, hanyuma se shitani bigera ryari kugira ngo yemere? Byagenze bite kugira ngo ureke igikubwira, ikubwirize? Uri kureba hehe? Bicyama hano ikiba hati mwitonde. Ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu cyayenge. Ibyo twarabibwiwe kandi twarabyumvise wowe nanjye. Ingingo ya 2 tujye kubona ibimenyetso 3 by'ukwemera guke. Ndi kwirinda kuvuga ubuhakanyi, ndi kwirinda kuvuga ubugambanyi n'ibindi bishamikiyeho. Reka twigarukire ku bimenyetso 3 by'ingutu ibindi bishamikiraho. Icya mbere cyitwa gushidikanya, le doute. Ati harya Imana iriho? None se nibiriho guki ndi guhura n'uburwayi nk'ubu? Kuki ndi kubabara bene aka kageni? Kuki umwana arwaye? Kuki umwana wanjye namuvuje ntakire? Kuki nirwa senga ariko akaba ari we nge mukene, ninjye ufite amadeni, ninjye uri mu bibazo? Kuko Imana irahari? Hanyuma se niba Imana ihari kuki itantabara? Kuki senga ariko Imana ntintabare? Ibibazo bituma dutangira gushidikanya. Ikimenyetso kindi cya 2 cy'ingutu n'ubwoba. Reka da, ibisimba ikora ntabwo niteranya. Ibisimba ivugaho
ati ko umwana yishe mugenzi we urabivugaho iki? Kada wikoma rutendere nawe se, ko hari umuyobozi se uri kwica abantu hari icyo abivugaho nta muyobozi? Reka da nanjye ejo atazanyica. None se ko bari kwamamaza udukingirizo mu mashuri ya Kiliziya Gatolika, padiri urabivugaho iki? Ngira icyo mvuga rero, nze kuburaramo ubuki uburoko. Ngira icyo mbivugaho rero, ntacyo mbivuzeho. None bataza kumfunga baze kunyifungira rero banyice ndi kurebe, ntacyo mbivuzeho nanjye. Nuko bikaza kurangira padiri komera cyane turagusuhuje, ntacyo bivuzeho. Warangiza ngo mbone uwo muhamya w'Imana nibyo byose uri kubona biri gukorwa ukabitegereza, ariko kubera ubwoba ntacyo mvuze niteranya. Komera. Ikimenyetso cya gatatu gikomeye cyane bakita ubuhakanyi, l'incrédulité, kwa kunangira umutima. Gufunga umutwe ukanangira umutima, icyo ni ikimenyetso simusiga gikomeye cyane. Gufunga umutwe kunangira, ati Nyagasani ntushobora kwinjira aha ngaha. Ati se bitangaza Nyagasani dukora ntujye ubibona? Reka da, mu bandokoye Nyagasani ntarimo, hari umuvandimwe wandokoye. Harya yarakorokoye yagenze bite? Wamenye se ko ari Imana yatumye akorokora? Ati nihishiwe. Wihishiwe se byagenze bite? Yarakorokoye ariko yego yarandokoye. Hanyuma se wamenye force yari iri kumusunika? Ni Imana. Reka iyo Mana ntabwo yigeze kunkoraho, igihe nayitabarije yigeze iza. Nuko ubuhakanyi, guhakana iby'Imana, kandi ntabwo ari abaturage basanzwe bahakana iby'Imana, ni abantu bakomeye cyane bo mu rwego rwo hejuru, abayobozi bakomeye, abategetsi bakomeye, abantu bize za teolojiya bakaminuza. Akenshi usanga ariho bari no guhakana. Ati bicyama yonekeye kibazo, reka ibyo ni ibikangisho, reka ibyo ntibyashoboka. Umuntu bikira mayaza ku isi, reka nta nubwo tumwemera. Niba utamwemera birakureba. Ngiye cyo mwavuye himwe, ubuhakanyi buzaza mu cyayenge. Ubuhakanyi no kwemera bizaza mu cyayenge. Bicyama warakoze kuduhanurira, ariko nubwo waduhanuriye turacyafite urugendo rurerure. Bamwe baracyanangira, abandi barashidikanya, abandi bakagira ubwoba. Mubyeyi udutabare, udufashe, urwaje ikibeho tugakomeza tugaguhinyura, ukomeze gutuba hafi twebwe abana bawe, twebwe abanyantege n'abanyabyaha. Udusabire, uduhakirwe mubyeyi mwiza. Ubuse twajya ku ngingo ya gatatu, nyuma ko n'imenyetso by'ingutu. Navuze by'ingutu bya sekibi. Uyu ubifite utangirwe menge sekibi yatangiye kukugenda imbere, yatangiye gukunusura, yatangiye kugushotora. Cya kibi nyine cyatangiye kugenda kimunga bwa bwiza bwari bukuriho, ubwiza bw'Imana, ukaza gusanga ugeze kure urindimuka. Ingingo ya gatatu, shitani iriho. Ndifuza kubwira ko shitani iriho. Umva, uko twemera ko Imana iriho, ushatse wanemera n'ububasha bundi bwa sekibi ko nabwo buriho. Ariko ndaza gutanga itandukanyirizo, kuko akenshi usanga noneho twarabicuritse, dukemera ububasha bwa sekibi kurusha ububasha bw'Imana. Nibyo ngiye kukubwira kuri sekibi, ariko ntabwo ari ntindaho. Nakusenje ko nza gutinda gukanyuma, niko gahatse byose. Reka dutinde ku bubasha bwa sekibi akanya gatoya. Hari ibyo mvuze hejuru mu ngingo ya kabiri, ariko hari ibyo ngiye gusubiramo kugira ngo nkwereke uburyo shitani aza mu buzima bwacu bwa buri munsi, agahagera pe akakugira nabi. Wowe wibwira ko ari kukugira neza, ugatangira ukishimisha kandi uri kwa sekibi. Nayise cyane amayeri ya sekibi. Amayeri ya sekibi azaryari igihe twabuze ibisubizo, igihe hari ibintu tutari kubona twasabye Imana, nuko tugatangira duti harya Imana kwitinze. Muribuka mu musagiye gusenga Imana ku musozi wa Horebu, yagaruka agahindukira agasanga Abayisiraheli bihumanyije kera. Kubera iki? Hari ibisubizo bari gushaka, bakaza gufindafinda muri bo imagination ko hari ibigirwamana. Uko niko ibigirwamana biremwa n'amashitani nawe nuko. Hari Imana ndi gushaka, ariko ndi kubona itari kunsubiza vuba na bwangu. Reka nikorere inka, reka nikorere ikimasa, reka ncurishe kino kintu ngita Imana. Uri kugenda ushakisha ibisubizo, icyo gihe uzamenye ngo kwemera kwawe kwatangiye kugabanuka. Aha mbere amayeri ya sekibi ni mu bapfumu. Ati harya nararwaye, meze nabi, ariko uriya muntu ntiyamvura ngakira.
reka mushakire inkoko y'umweru, mushakire ikimasa, ubundi ndebe ko mvura, ubundi ngire. Ukiruka ugatakaza ibyawe byose, bya bindi by'uko iby'abapfu biribwa n'abandi mubyeyi n'abapfumu, nawe ukaba umupfu nyine, ukaba ugiye kwa mupfumu. Hari abakristo bamwe bajya gupfumura, bakajya gupfumura kandi bahabwa kirisumwa ku meza matagatifu, nta kuvanga amasaka n'amasakaramentu. Aha kabiri hari uwibwa seke n'amayeri yayo, inzaratsi. Inzaratsi ati bikunze gutangwa n'abakecuru, niko bavuga, ababyeyi bakajya gusaba inzaratsi cyane cyane, ati ndashaka umugabo nkunda, ndashaka umugore nkunda. Abagabo simbizi naho njya mujyayo, turabasuhuje aho muri hose, kugira ngo ukundwe, kugira ngo wigarure mugenzi wawe, kugira ngo umugirire nabi. Ibyo bitekerezo byose nubwo bitafata, dore ko akenshi n'ubundi by'abapfumu baduha ntago bifata, gusa ya psychology yo kugira ngo bakwemeze ko byagize, hari igihe nyine bigera iwawe bigafata. Kubera iki? Bwagoba bwawe, kwa gushidikanya kwawe, bikaza gufata atari uko byari birimo ya miti ko kwifata, ahubwo bishoboke ko wowe wabyishyizemo. Buri ikintu cyose wishyizemo hari igihe kiba. Inzaratsi kaza kurangira bihindutse n'uburozi. Ndetse muvyeyi, koko uzabarizwa he niwica umugabo, ukica umugore wawe, ukica abana bawe kubera iki? Inzaratsi. Ahandi ha gatatu ni ibintu bajya batweshya ngo ni imiti ya Kinyarwanda. Nyine nagiye kwa muganga biranga, andagira imiti ya Kinyarwanda. Ntabwo ari uburozi, ntabwo ari inzaratsi, ntabwo ari kwa mupfumu, ntabwo ari kwa magendu, ni imiti nyine nawe urabyumva ko ari ibyatsi, nyine nawe urabyumva bya Kinyarwanda. Hanyuma se mugiye magambo ugiye kuvuga uyitondere, nyine hari ubwo aza kugusetsa gatoya, ariko wumve ko nayavuze ku bushake. Hanyuma ko hari imiti y'Ikinyarwanda se, iy'inkongomani nayo yaboneka, iy'indundi ikaboneka, iy'indundi kazi byose, ingande n'ingande kazi, inkongomani. Hanyuma se inkongo wumeni nazo zizaboneka vuba. Imiti yose ati imiti ya Kinyarwanda, hani ya gishenzi n'indi myinshi cyane. Abantu benshi hari igihe duhera muri utwo ngutwo, wasanga se bizingeho Sekibi. Ntago nkubuje imiti ya Kinyarwanda nyine nkuko benshi babivuga, ariko akenshi usanga hirunzemo ubwo buyobe gutubuza Imana, tukaza kwimura imbaraga zacu muri ya miti. Rimwe na rimwe wanakira ukagira ngo ni ya miti yagukije, ntumenye icyagukije icyo ari cyo, nawe ntuzi icyagukijije. Bavyeyi, tugeze ahantu kure ku buryo tutagiha Imana agaciro n'umwanya wayo w'ibanze mwidukize. Ese waruzi ko ushobora gushyira ukwemera kwa mu miti, ariko wari mu kwemera mu Mana? Hanyuma si iyo miti waretse Imana, ahubwo igakurangira umuti w'ukuri. Kwa muganga iyo warwaye, iyo buri umuntu kwa muganga, aho ku bapfumu cyangwa kwa magendu, naho hose Sekibi yiganje. Icyakane ni ukubonekerwa. Abantu benshi bashimishwa no kugenda babonekerwa, ati nabonekeye icyaha yamudekeye, ngahageze Musanze, ngaha yavuye icyo hageze Musanze, arakomeje hano hose, ati habaye mubonekerwa. Abatowe n'abandi benshi cyane. Ikindi kimenyetso cya Sekibi ari kwishamo cya gatanu ni ukuvuga mu ndimi, kwerekwa, guhanura. Ati rwose nabonekeye umwuka wera yamanukiyeho, none ntangiye guhanura. Ugatangira ukavuga mu ndimi iz'abamarayika n'izindi zose zitazwe, ibintu bidasobanutse biri gusobanya, kubera ko ntawe uri gukumva, nyine ntawe uzi ibyo ari byo, nuko atari kuvuga mu ndimi. Hanyuma se uri no kuzisobanura. Icya gatandatu gikomeye cyane muri iyi minsi noneho ni ukwirukana amashitani. Neza impano zo kwirukana amashitani, ku buryo usanga abantu benshi bari gushaka gusaba iyo mpano, ati ndashaka impano yo gukiza amashitani, ndashaka impano yo kwirukana Sekibi. Rimwe na rimwe ukaba wayibona, ikindi gihe ariko ukaba wayibona mu gihe akantu ngiye kuvuga uciye uturongo dutatu, ushobora kubona impano yo kwirukana amashitani Sekibi, ariko se ushobora no kwirukana agasigara kwirukamo, akaba ari wajyamo ahubwo wayirukanye. Kandi byaba icy'ingenzi, nta uhinyura ko iyo mpano yifite, kwa kwirukana amashitani. Umva, ndayifite nawe urayifite, nta wamenye. Ariko icy'ingenzi ni ukumenya ngo wasanga uri kwirukana shitani zikagenda zikajya mu nyanja n'ahandi, ariko zikiri kuguma iwawe, ziri kwizirikira iwawe.
ngaho Mariya Sekibi nayo ntukayahinyure mubyeyi. Ibyo bimenyetso tumaze kubona haruguru biradufasha kugera ku ngingo ya 4, aho kwemera kwacu gushingiye. Wemera iki, uhakana iki? Ibyo bimenyetso, amabonekerwa, kuvuga mu ndimi, kwatura, kwirukana amashitani, ibyo ngibyo ni sinye za protestantisme, aho abantu iyo bagiye guhindura idini bavuye nko mu Gatolika, nta kindi baba bumva bazabona ngo kw'abanyempano. Kuba umunyempano rero ngo nukumva nyine wabonekewe, kumva uri kuvuga mu ndimi zimwe zisobanutse izindi zisobanya. Ariko ndi kuvuga bamwe kuko hari n'ababonekerwa by'ukuri, hari n'abavuga mu ndimi by'ukuri, hari n'abahanura by'ukuri, ariko hari n'abandi bihangishwa kuri ibyo bintu. Hanyuma se ukwemera kwacu kuzaba bushingiye hehe? Hari umuhanga uvuga uti dalo duto na jipa, ngo mu gihe uri gushidikanya ku bintu ujye ureka kugira igikorwa ukora. Ikintu kiremere cyane kibi kiri muri ibi bintu, amabonekerwa, navuganye n'Imana, nabonekewe, ndahanura, nuzuye umwuka, kwirukana Sekibi. Igikomeye kirimo nuko dushaka ibintu bifatika, bityo bidafatika nitube twabyemera. Kandi twibuke muri credo indaga kwemera, nemera ibiboneka n'ibitaboneka. Amen. Hanyuma se nujya ushaka kubonwa gusa, kubona abo shitani yabonekeye bari kuvuga mu ndimi za Sekibi, bari guteranya n'abantu, akayo gusa ushaka kubona, kumva Sekibi, kumva gusa gukora ku bintu notushe ibyo wabonye, akaryo gusa wemera, urumva ko lo spirituel iri kugenda imanuka. Lo spirituel iri kugenda imanuka. Byumvikane Imana ntitukiyemera, ahubwo dusigaye twemera ibikorwa twiboneye. Aho ngaho se urumva ka spiritualite utatangiye kugata. Kanga urugero rworoshye rw'uko abantu bamwe tugeze aho biturindimuka. Urumva shitani ifasha umuntu rwa amashitani arwaye abazimu, ari kwiruka ku musozi, baramufasha. Nuko aratangira aravuza ati uri kundoga n'uyu uri munsi y'urugo, uri kunyica, agiye kunyica. Akarondora abantu bose bari kugira nabi, bari kumuroga. Hanyuma twese dutega amatwi tukumva ibyo shitani iri gukoza abantu isoni. Ugiye ntibirakubaho wowe, ngiye byambayeho. Ukamutega amatwi ibyo ari kuvuga, isaha igashira, ya 3, ya 4, ya 5, 24 agashira, ndetse n'undi munsi wa 3 ukazirenzaho. Turi kumva nde shitani ibyo ari kuvuga. Nuko twaryohewe n'imvugo ya Sekibi, turi gushaka gufata shitani nyine akaba ariyo dutega amatwi. Aho shitani yahatoboheye rero ni ukwitonda. Iki ni ikimenyetso cyerekana umuntu udasenga, kuko shitani niyo isigaye yaradutwaye umwanya, niyo wasanga ariyo turi gusenga, uruhande rw'Imana twararubuze. Hari urundi rugero rworoshye rwatubayeho nk'abana na n'ubu rwaba ati nabonekewe, byageze bite? Nabonye Bikira Mariya. Umubonye hese? Mu kwezi, dore nguri yarimo, dore nguri ari mu kwezi. Hanyuma se mubyeyi, iyo umaze gukura uzase n'ureba mu kwezi, ushatse wabonamo Bikira Mariya, ngiye nshatse nabonamo Yezu, nshatse nabonamo Roho Mutagatifu, nshatse nabonamo umuntu ushaka, ishusho nshaka yose nayibona bitewe n'icyo nashatse kurema. Ngo kuko kubonekerwa ni byiza, ariko kujya kubitangaza n'ikindi. Ni ngombwa rero kutibanda gusa ku byatangajwe, ku byemewe, ahubwo se byari byo. Umwanya muremure tumara turi kuvuga Sekibi, turi mu bya Sekibi, turi kurwana n'amabonekerwa, turi kurwana nawe shitani yigaruriye, ariko umwanya w'Imana ntitubone. Lo spirituel igiye kuranduka, lo spirituel yaragabanutse, ubuzima bwa roho buri gukendera. Kubera iki? Bicyaba yahanuye ikibahati muri iki gihe abantu ntibagisenga, ngo n'abasenga ntibagisenga uko bikwiye. Amen, amen, amen. Ese ubwo urasenga nyine? Ngaho shitani ishaka gutubohera, tugahera amabonekerwa, ariko nta nikirimo, ni lovide. Nuko abantu bikabashimisha. Harabura umwanya w'isengesho, hari vide ikomeye cyane, hari lakine, hari umwobo. Icyo cyuho kiraho nta nicyo n'aho abantu bashaka kugenda baziba, icyo bita silence. Babyeyi mwe, hari igihe umuntu abona abantu basheshetse ati buriya bari gukora ikireka mvuge, ukabatora ukavuga. Gushingira ukwemera kwacu ku byo twabonye gusa, twumvise, twakozeho, aho nta kwemera dufite, kuko kwemera ni ukwemera Imana, ibiboneka n'ibitaboneka. Amen. Icya 5 ntabwo kiri kure y'ibyo tumaze kuvuga,
ni umutuzo, lo silence. Nicyo gisubizo gikomeye cyane kuri ibi bintu byose biri kubera muri ino si, kuko habuze iki? Habuze umutuzo. Uzasanga abanyempano kenshi kibaranga ni ukuvuga cyane. Ati ndavuga, guhanura ni ukuvuga cyane, kuzura umwuka ni ukuvuga cyane. Habuze abantu batuza. Nicyo kibazo dufite. Umuhanga yigeze atanga urugero rwiza rwo kuvuga ndetse no guceceka. Nuko aravuga ati muzitegereze inka y'ingeyi nziza cyane ikama nka litiro 20 ku munsi. Iyo nka iyo bayikama ibituje, bakayikama neza, nanjye kuvuga bakayikamura, undi akongera agakama litiro hafi 20 ituje iyo nka. Nakuzarebe agakoko kari gutera, uburyo gakokoza, uburyo kavuza induru, kandi kateye akagi kamwe igira imwe igasakuza cyane, igasakuza kugira ngo ryagire ibone. Ariko inka y'imbyeyi ibituje buri gihe. Bishatse kuvuga abantu basakuza cyane. Yewe nanjye kuvuga ko ari abanebwe ntago nawe nibeshye. Kuvuga cyane tukavuga cyane, abo benshi ntibanakora nyine. Umuntu ukora cyane ntavuga menshi. Umuntu uvuga menshi akora gake. Urahitamo iki? Ureke ikihe? Hari ikintu kiherutse kumbaho muri minsi yashize. Nagiye muri Communauté de l'Emmanuel Kigali. Nuko ngezeyo duhuriye n'umupasiteri nari sanzwe nzi. Nshatse gukubwira aho twahuriye wahita umumenya. Nuko ndatungurwa, ndamubaza nawe ugera hano? Ati nyambagera nyine, ndetse ndanahagera gukurusha kuko nsanga ndatsinzwe. Ati kuri hano bimeze bite? Ati padiri rero hano hantu nahabona ibyiza byinshi ntazi. Iyo nyiza guhamenya mbere nari kumbwiriza bikomeye cyane kurenza uko mbikora. Kagira inkuru. Nuko arambwira uburyo bwose ajyaza gushengerera aho ngaho muri Communauté de l'Emmanuel. Uburyo bwose yicara imbere isakaramentu. Ati none se kuryicara imbere kandi utaryemera bimeze bite? Ati padiri rero nubwo ntaryemera, sinemera ukarisiya, nako ndayemera, ahubwo icyo ntemera ntago nubwo nyihabwa, ahubwo gushengera ndabyemera kuko narabikoze mbona birakunze. Rero iyaba bagenzi banjye nabo bari bazi ibanga ingiri twakabwirije noneho bikomeye cyane, bikomeye. Iyo natuje mbere yuko ntegura icyumweru, icyo nzabwiriza ku cyumweru, mbanza kunyarukira ngaho rimwe byibuze mu cyumweru ndaza hano ngaza gushengerera. Umva ndavuga koko, uri wese akavuga ati pastor ari kuvuga, kandi koko bikaba ibyo ndi kuvuga. Rero iri banga narimenye hano kuza gushengerera, nubwo ndahabwa Yezu nkuko mubivuga, ariko ndanamwakira. Rero umva wambaye kerezi ntamenya ko kera ibi bintu nshaka kwambikurusha. Ndabyumva nyine ndi padiri ko ashaka kwabindusha, ariko ndavuga nti oya nanone ntukabye. Gusa icyo nemeye cyo nuko byibuze ako gaciro cy'isakramentu wambaye kerezi ntamenya ko kera. Haleluya, amen. Imbuto zo gushengerera, imbuto zo kuganira n'Imana, imbuto za bucece. Pasiteri urakoze cyane. Yaba n'abapasiteri ba Kiliziya Gatolika, navugaga padiri Mase n'abandi mwese, wambaye kerezi ntamenya ko kera, abahandi bazajya bagutanga ibyiza biri iwawe indani mu Kiliziya. Ubuse ntitwagana ku mwanzuro w'iki kiganiro cyacu amabonekerwa, tubona ibintu bitanu nanone bishobora kuguherekeza ukagera iyo ugiye amahoro, ukamererwa neza, bityo ukamukristo wawe ndi indani ufite ukwemera. Nanjye kuvuga gutajegajega n'ubwo gutabaho, ariko ukomeye koko, byibuze ukomeye. Icyambere, icyo kibazo cy'amadini menshi aba ku isi, proliferation de secte, gupfumura kujya kwa magendu, gucica inzaratsi, kuroga amashitani, guterekera kubandwa. Icyo bakita mu Gifaransa manque d'adoration. Harabura gusenga, harabura gushengerera, harabura kurangamira Yezu mu Karisiya. Twataye ikintu kibanze, twadukiye bidafite shinge na rugero. Icyo nicyo kibazo dufite. Nawe niko kibona. Twataye le nécessaire, dufata les accessoires, dufata ibidafite shinge na rugero. Icya kabiri, ni byiza ko diocese zacu, amaparuwasi yacu, ibigo byacu, twihatira gushaka abirukana seki les exorcistes. Ariko ntitugahere muri ibyo gusa, ahubwo nidushake les adorateurs de l'Eucharistie.
aho gushaka abantu birukana sekibi ntidushake abantu bashengerera bapfukama imbere ya Yezu kuko niyo mutima wa kiliziya. Aho gushaka umupadiri wirukana sekibi dushake umupadiri ahubwo wigisha abantu gushengera ushengerera, kuko turi gushora umwanya wacu muri corruption bya bindi navuze haruguru. Le mal c'est la corruption du bien. Aho gushora umwanya wacu mu cyiza, mu kintu gifite ireme, quintessence. Rero reka nkubwira akantu, adoration iriho, gushengera biriho kuko Yezu arahari. Iyo ni essence, l'essentiel cy'ingenzi. Ariko wagize se ngo kwirukana shitani dushatse ntitwabica amazi cyangwa tukabigera bito, kuko bishamikiye kuri uko kubura gushengerera, bishamikiye kuri aho habuze isengesho. Ahantu shitani yashamikiye ahantu nyine batari gusenga, hari ahantu yaritse kubera akavuyo, umwiryane, amakimbirane, amatiku, urwango ruza ryari nyine iyo udasenga, iyo udashengerera. Shitani yaje. Nawe niba uri mu batsinzwe zamura akaboko dusaba imbabazi duti Nyagasani, biragaragara ko ntajya nshengerera. Niyo mpamvu amashitani yose ari kwirunda iwawe, ntuwe wongeye kumvikana abavandimwe. Kubera iki? Hari shitani yaritse iwawe y'urwango. Ayo ni amashitani nyine. Kubera iki? Wimuye urukundo rw'Imana, wigira mu ngeso mbi, iraha, irari, wirukanka ku makuzo y'isi, ingeso mbi z'ubusambanyi, uburaya, ubusinzi, ubusambo, kugambana n'ibindi byose. Ibyo birukura amashitani mwa mubyeyi we. Muganga ati il vaut mieux prévenir que guérir, ngo ni ngombwa kwirinda aho kwivuza. Rero ntidushake guhangana n'amashitani atariho les effets, ahubwo duhangane n'icyo kiriho, duhangane no gusenga, gushengerera, kwicare dusenge, nidupfukame dusenge, twambariye urugamba. Imana izotubabarira twambariye urugamba. Icya gatatu twagira inama nk'abihaye Imana, abashinze urugo, abantu bakomeye badasenga badashengerera ariko birukana amashitani, bemera utwo tuntu tudafasha, aho kugira amahame akomeye ya kiliziya tugenderaho, ugasanga turi kugenda tunusura bya kiliziya, kandi bamwe turi abayobozi, abandi turabihaye Imana, kaza kurangira turi kugenda dufatira utuntu duto tudafite shinge na rugero, ariko dushingiye ku kwemera kwacu. Ikinini twaragitaye, navugaga Imana kandi uruwihaye Imana, aho uzasanga kenshi dukunze kuvuga shitani cyane kurusha uko tuvuga Imana. Umwanya muremure ukamara uri kwirukana amashitani uri kuvuga shitani aho kugira ngo uvuge Imana. Na nicyo cya kane tugiye gutsindagira, l'essentiel, l'essence c'est Dieu. Ndagira ngo nkugire inama, ni inama tujya kugirana nanjye ntiretse, aho kugira ngo ufate umwanya wawe uvuge ngo ndakwirukanye shitani, ndakwirukanye shitani, ndakwirukanye shitani, nkaho ari wowe ugiye no kwirukana. Aho ujye uvuga uti Yezu ndakwizera, Yezu ndakwemera, Yezu ndagukunda. Ubwabyo ni ikimenyetso cy'uko Yezu ari we zingiro, ari we pfundo, ari we ntangiriro niwe herezo ry'ibyiza byawe, y'ukubaho kwawe. Kuvuga Yezu kenshi aho kuvuga sekibi cyane bijya bitubaho, aho usanga umwanya muremure turi kuvuga sekibi, turi kwituka tuyijyana, ariko naho nyine dushukira, tugumye tugenda tuyivuga mu kanwa kacu, tuyivuga. Burya yese ngo tuba turi kuyituka, burya tuba turi kuyitaka. Igihe cyose uvuze umuntu burya uri kutuma amenyekana. Yezu, Yezu, Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera, Yezu ndakwemera, Yezu ndagukunda. Ubivuge ntacyo bigutwaye. Icya gatanu anacyo njye gusorezaho ni umukoro wo gusenga, l'adoration. Abo mu yandi madini bajya bandusha kuza kureba Yezu mu ngoro ntagatifu muri tabernakoro. Ngewe padiri Masumbuko, padiri, nkaba nta n'iminota 10 ngira gusenga, ariko ngira iminota 100 yo kwiruka ku by'isi, amakimbirane, amatiku, ibiganiro, ibitaramo bishyushye, kuzerera mu nzu hirya no hino zo kwandavura, ariko simbonera Imana iminota 10. Uje uzave ku minota 5 ugere ku 10 ku munsi navugaga, ugere no ku isaha, ujye ubona utafata isaha yose uri gushengerera, uri gusenga. Icyo kintu no gikora nicyo kibuze mu isi, n'ukuri pe. Habuze abantu bapfukama kugira ngo basenge, isi nibibuze. Naho abagendera ku isengesho bakabya abandi barahari benshi, abadasenga barahari benshi. Nane mpamvu nyine amashitani akomeje kugenda atwadukira, kuko habuze abantu basenga benshi. Turabona mu kiliziya, mu bitaramo, mu biterane, mu masengero,
tukagira ngo bari gusenga bakabyina igisimba bakasiritana byose, ariko habuze abasenga. Gusenga nta kundi ni uguca bugufi, ni uguceceka. Mwababyeyi, shitani itinya umutuzo bikomeye cyane, kuko igeze imbere y'isakaramento ugatuza, shitani aba ari kubabara, uba uri kuyotsa, uba uri kwitwika. Nuyitwike nyine hashye hadashyase, shitani ishye. Iyi si irimo urusaku rwinshi, kandi shitani ikunda urusaku. Ni nk'ifumbire neza mu gishyimbo ni nk'igishyimbo kiguye mu ifumbire. Ikunda urusaku nyine nta kindi n'ibyaha. Ikunda intambara, namwe murabona ku isi yacu irimo intambara. Ikunda akajagari, ikunda ahantu bafite urwango. Ibyo ni ibimenyetso byose bya sekibi. Wowe nta kanya wafata nk'umukristo ukajya gushengerera, gusenga. Iyi si ikeneye umutuzo, ikeneye abantu batuza, ikeneye abantu bapfukama. Akantu njye gusorezaho kararyoshye. Wari uzi ko niyo wajya gushengerera Yezu ntagire ikintu akubwira, ntugire n'icyo wumva. Ubwabwo Yezu arahibereye, kuko Yezu ntabwo akeneye gukubwira ko ujya kuzwa imyuka, ujya kubona impano runaka. Akeneye ko wamutunganira. Nsoreje ku magambo meza mutagatifu Yohani Mariya Vianney, ubwo yabanaga umukristo wazaga gusenga buri gihe, akamubaza ati harya yo imbere Yezu buri kumubwira iki? Wa mukristo aramukomeza aramubwira ati nyakubahwa padiri, Monsieur le curé, ntacyo mubwira kuko nta nicyo mfite nanamubwira, ahubwo ndamureba nawe akandeba. Ndeba Yezu nawe akandeba mu isakaramento ry'Ukaristiya, nkaba ndanyuzwe, ngatahana ibyishimo kubera Imana. Amen, amen, amen. Namwe mwese nkomeje kubifuriza kubonekerwa imbere ya Yezu, imbere y'ishengerera, imbere y'isakaramento, kandi nta nubwo ari ngombwa kubivuga, bigumana iwawe. Yezu nakenera kuzabivuga, n'ubundi izo mbaraga ntizizabura, zabikwihera, n'ubundi azazitangaza, azaziguha. Icy'ingenzi ntidushimishwe no kumva twamenyekanye mu kubonekerwa bari gutuvuga ko turi abanyempano, ahubwo Yezu warabizi, arazi ko uri umunyempano, ukora neza, witwara neza. Pfuka musenge, shengerera, uhe Yezu akanya. Muramba abantu ntashoboye kugera kubera intege za muntu, namwe murabyumva. Mumfashe kandi dusabirane buri munsi kugira ngo tuyoboke Imana y'ukuri, twirinde imitego yose ya sekibi tuyobya, twegukire Imana nyakuri. Nibwo tuzabaho neza twishimye, tureke za deviation, tureke kuyoba, tureke Nyagasana twigarure buri munsi. Tuzagira ubuzima bwiza, ubundi tubeho nyine turangamiye Imana nyakuri. Imana Data ishobora byose, waremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka, n'ibindi byinshi cyane, kuko twizera Imana. Ndagusaba rero aho ntageze, karagakeregeshwa kanye nawe ushyireho akawe, maze turusheho twese kwemera Nyagasani by'ukuri. Ndabizi hari abaza kuntuka no kuntonganya, bamwe bakantuka no ku babyeyi. Iyo tubumbuye ikiganiro nk'iki, shitani irababara, hari n'abandi bababara. Ibyo byose rero ntabwo byakadutesha umwanya kugira ngo ikiganiro ntabwo gitanga. Bwabwo banavugaga ngo kubera ko shitani itaza kundakarira, kubera ko hataza kugira umbona nabi, hataza kugira umvugaho nabi, nkaba nafungwa, nkaba nagirirwa nabi. Kugirirwa nabi n'umubu wakwica nkanswe n'icyuma. Icy'ingenzi ni ukugera aho ushingira ukwemera kwawe ni ku Mana. Buri munsi uhure na Nyagasani. Mwese Imana ibaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.